mwari mumeze neza se? Ikibazo twakumva. Testa nese katari gukoma. Ndetse niba ari mu gikari niba wagiye hehe ariko byase kose ntabwo ari kurera ndetse katari bana nashakaga cyane ari mwe nari ndi gushaka. Kiza amahirwe nawe nta kibazo urahadusanze. Nandi gushaka. Naje kubasaba imbabazi nyine z'uko mvuka kubabwira nabi mu muhanda. Ni inshingano z'umubyeyi kubwira umwana nawe. Nararengereye navuze ibitari bikwiriye kubwira umukwe. Haya nta muntu mukuru uri ugira amafuti. Kuvuga nimba warambwiye nabi kuriya nyine urasanga umuntu mukuru ariko wari wabitekereje. Nari mfite icyaka. Cyaka? Cyari kimereye nabi. Wase mu buriya mu bintu bitera ubushihi icyaka kibamo. Inyota yari nyinshi ari imereye nabi. Yumbwira se kugurira ibyo wari ukeneye. Cupa se kutakemera kurimpa ngo mwakishijwe. Ariko inyota n'ubu ntabwo ivurwa n'icupa gusa. Nge ntiwarimpa nimwe mwarimu njye sinarima ariko icyo ntago ari njye ngirenge ndi kwisaba imbabazi z'uko nababwiye nabi ntabwo byari bikwiriye. Akenda cyumva none usanze urarebye wa control neza usanga ari njye nyine wabwiye nabi cyangwa ari nabandi wabwiye nabi. Ya uwo munsi ho nakubwiye nabi kandi bitari ngombwa. Nyine nanjye ndi kubyumva wabwiye nabi ariko se njye nyine cyangwa ari nabandi. Tahamya niko nta bandi naba narabwiye nabi kuko nakubwiye nabi. Urangiye rero sinzi ukuntu nawe ntabwo nyumva ko wabarira umuntu. Ahubwo buriya umuntu usabye imbabazi nta niwe wibabarira. Kuko buriya gusaba imbabazi ni uguhinduka. Niba wahindutse ukaba wumva nyine ufite umutima wo gusaba imbabazi nta niwo kugaragaza nyine ko za mbabazi wazisabye. Ngo baba bakwibabarira nari kuguma no mu rugo. Ariko ko nabonye ari ngombwa ko ngomba kuza nyine nkanamuhokera imbere yawe niyo mpamvu naje kuzigusaba. Ariko iyo nabimenye burya nkurikirana imirimo yawe myiza. Ni ukuvuga mu mirimo myiza uzaba urimo ukuntu uzaba uri kwitwara nta nibyo bizanyereka nyine ko wansabye imbabazi. Kuko nta bundi buryo ni ukuvuga ngo so wumvuze ko wambwiye nabi se kandi wambwiye nabi ndi kugusaba kuba wahinduka nk'umubyeyi. Ndi kuvuga ati nk'umubyeyi tubera inzira nziza nabo tubyara basisi nari nanakubwira n'umwuzukuru wawe ntabwo azagerwa ari unkomokaho kuko nabonaga ko nazi wawe byanga bikunda azatora umurongo mubi. Niyo mpamvu nyine nanjye naje kubisaba imbabazi. Nanjye naziguhaye ariko naziguhaye nguha n'ikintu ugomba gukora uvuga ngo wowe guhinduka kwawe ko nzajya nkubona mu muhanda ko nzajya nkumva nk'uko naritsanwe numva mu buzima busanzwe. Nibyo bizaba ko wansabye imbabazi nanjye nzakubabara utanabizi. Imana ishimwe guhinduka byo n'ibyanjye ndi kumva bindi mugomba guhinduka kuko kubona nyine ntari kwitwara neza mu bana. Kandi mpinduka mbijije ko muzayibona. Ndumva warahisemo neza niba atari inyota vuga ni wawe nabwitumye uvuga. Ndumva warahisemo neza. Nako nasomyeho none utagira ngo wenda nje nanagasomyeho. Wayigwa ntiwayina. Ntari ndi gushaka ko naje nje kwicuza ntabwo naje nje gusaba icupa. Uzajya no mu rusengero ndumva ari byiza. Byose ni Imana ibipanga. Bonge nshimishwa n'umuntu witekereza kubyanga byakunda wabyitekereje. Kandi genda naranabyibagiye nta nibyo njye byayi bikumvuna numvaga ndewe n'isoni z'ukuntu twazahora mu nzira nakiko ibyo nakoze ntumva ari ngombwa ko nza hano kugira ngo mbaze ngisaba imbabazi. Okay, bon sanze rero hari ibyo ndi kwisomera hano ndi gutegura. Urareba hirya kubona umukobwa wawe yenda mwe muganira ngewe ubu ntungire ikibazo ariko ntungire ikibazo cy'imbabazi. Murakoze reka ndebe muri kalenda ruko nawe arimo muvugisha sinanyina ntamuvugishije. Murebe n'ubugari. Ahinduka guhinduka kuriya nyine tu. Imbaraga kumva kubera inyota buriya wasanga n'ubundi yamisha ari gushaka ibyawe cyo kuvugana n'umukobwa n'umutaguranye. Shiri kuri kwayura urashonje. Canze ranyishe pe. Mana yayi. Nziranyishe none sinzi ukuntu bimeze. Ariko ubwo narahendi. Waburaye. Cyabanza ntibuka neza ko nariye cyakora. Wariye pe. Wariye ahubwo ntari kujya gushyushya nyine ukongera ukarya ukajya mu kazi umaze ko. Urabubireba nta kibazo.
ahubwo se naragusekeje Ego nsetse. cyara narumiwe urabona cya gihe aricyo niba wagiye hehe sinibuka ahantu wari ugiye ariko mama wawe yaje hano ntiyagusanga Mama yaraje? wavuze ko yahageze Hari no kumamagara. ntari kuguhamagara hayi bwagira ari sengira ubwoba Ko zari none umana yanjye iki noneho yakoze. ahangaha iki kibazo cyabaye yaje atarwambaye ariko noneho yari yubitse avuze ko yari yubitse ra byagenze gute yubitse reka yigize wa nyoni nyinshi yigize umwana mwiza yubitse umutwe kubyibahiro byinshi Siri nawe mama yakubereye igitaramo urumva ko muvuga oya ni mabukwe ntabwo namuvuga nabi nanone ese byagenze gute kuko ndi kukubwira uko namubonye siko ni bibi ntabwo ari bibi no kwara akantu bucishijemo nyine kameze ukuntu wavuze se ko ahubwo yarazanywe ngo no kunsaba imbabazi ngo yarantutse ngo yambwiye nabi urabona cyagiye nyine mubwira nti nyabune turi kugusaba kuguhinduka nk'umubyeyi sinzi niba nari nashyomotse ariko ndumva nta kosa nari nakoze oya nabi araza aransaba imbabazi mbabara ku byo nakoze rwose si we wenyine ndi gusaba imbabazi ati n'abandi nagiye mpemukira mbwira nabi nasinze iyo amakosa yose nagiye nkora mbega ndi kugenda nsaba imbabazi nyamara shiri wasanga mama yaragusabye imbabazi abikuye ku mutima sha byihorere ntabwo pe ntabwo ngera ibyo nigeze mbitekerezaho gusa kubera ko umaze kuwumenyera nyine wumva nyine wumvaga ari bya bindi byiwe ni nk'ikinamico yihoreramo bazi oya wasanga ari byo gusa nyine napfuye kuzimuha namweretse ko muhaye imbabazi wewe mubabarire kwari ukugira ngo mve imbere mubabarire ibindi tubitega amaso buriya shamute konjya mbabarira umuntu nabonye ibikorwa bye wategereza yenda nkazareba nzashiduka naramubabarire ntabizi ako se sheri buriya koko mama wawe uramuyobewe nanjye narumiwe da nanatunguwe nuko ansabye imbabazi ndetse akanambwira ko yahindutse n'uburyo muzi ntibishoboka ntabwo uzi ukuntu ahinduka ni nk'ikivu reka dutegereze turebe shereka mucyurize ibiryo nta kibazo abo ni ntibinde ntago nari mbataye nawe rwose wansize nkuko ndi gutekereza kujya gutunda ifumbire ubu niyemeje kujya mpinga imboga reka da niwo mwanzuro noneho nafashe uzo wajya kuzinga ryari sijya gutunda ifumbire ku buryo nizajya nkugurira agacupa se utazajya uva mu murima ukaza gacupa tugende noneho kambure ndakanywa isaha imwe abiri nyamara mu ifumbire nasugo wanywa agacupa warangiza ukajya no mu murima ngo ibyo byavamo nzajya nywa gake sinzongera kunywa nyinshi ariko twarazinyweye niko iminsi imera bigabyera iraryoha tugasohoka tukajya he na he twakanyishijeho kabisa byera iraryoha ariko ujye ubizirikana byibura ntabwo nabyibagirwa uba wumva ku gatima ukinzirikana neza wabayeho Matiyasi adahari ntabwo nabyibagirwa ukondera ko wibuka kabisa buriya ngo iyo umuntu yibuka ibyashize bituma anapanga n'ibindi neza bigatuma niba ari aho yatandukiriye niba ari aho atabishyize ku murongo birushaho kugenda neza ariko we nabonye uri umugore wumva n'ibiki byose gusa nyine nkurikije ibihe twanyuzemo nubwo ntabwo byagiye bigaragara neza ubu rero mba numva tugomba guhinduka twabonye ko isi yose abana abantu bose nyine baratwikomye twabaye abasitari muri karitsiye umugani w'abubu abantu bose baravuga ati Mukankunsi ntibindeba ngo ni couple hitinga sente turi ba mwana turi ba mwana ariko turarengera hari ibyo dukora bidakwiye niyo mpamvu naje wawe ejo bundi gakobwa kawe ngo nitera kakantuka karagututse se kuntu naje ndi kugushaka kakanyubahuka kakantuka ninjye ubizi nyine mbo birumvikana nta nibyo nakubwiraga buri umwana ajya kuvuga ariko hari aho abihera sinkubwira si ibyo bintu byose twagiye tunyuramo urumva nawe kandi urumva rero mubwiye nabi kandi umwana byose babibona nyine ariko tugomba guhinduka uko byasa kose duhinduka tuzongera kujya mu karitsiye twinywera mu rugo
cyangwa duhinduke tureke n'icupa oya mbo ubundi bibaye na byiza twayireka wenda twatangira dusomaho gake ariko n'ubundi kunywa dushatse twabireka kankusayetse byeri mana ndabitegereje urumva twaretse inzoga tukaba abana beza nimba tugiye guhinduka ariko nge nzajya nywa kamwe nzajya unywa kamwe nzajya nihangana nzi nkanywerena hano mu rugo cyokora byo niyemeje guhinga imboga ese imboga uzajya uzinywesha inzoga inzoka njya mbona zizatwica mbo ariko tugomba no guhinduka nyine mugani n'abana bakabibona ariko ntumbwire ko yivaho burundu kuko mana nge numva inzoka ntazazikira nta kintu gutangira kunywa gake gake rero twanywaga nk'amacupa hari ibara n'inkangara niyemeje rimwe ka serumu ntabwo nzongera kunywa ngo nsinde sinzasubira no mu kabari nimba ariko bishaka byo ringurira nze ndinyweremo hano nkomeze imirimo yo mu rugo nanjye kuko umugani n'abana babone ko twahindutse ndagushimiye rega n'icyo nkundira umugore nkawe ugomba kubaho Matiyasi atabaye ga mbo ubu ngiye mu by'ifumbire nshaka ngeze n'ikigoroba ntacyo ni byiza cyane ubwo nanjye nari nkomeje ariko urumva numvaga nyine ngomba kugusura nkareba uko umeze ariko nyine ngushimiye ko namfashije nyine tukaba tubyemeranyijweho gusiga dukomeza dufashanye ku buryo tutongera gutandukira abana bose bakajya babona ko twahindutse mbo reka mbageze ku irembo mbona nuko nanjye ntundi byanjye ariko umuhungu wanjye aka kantu wagakuye hehe aka kantu rwose ni akantu ka kinyarwanda urumva ko kaba kengeje ariko muzi ibintu byiza agana ko kwiberaho umuntu yitubije gutya gusa umuntu ari mu rugo atagiye mu kazi nyine agiye mu kazi kandi mugane nko mu myaka ndi kugeramo akantu wajya ukamva ariko wari ukeneye mu rugo kakajya gahora kaba gahari ntuhave rwose niko ubona ngiye hari n'igihe mba nicaye mu rugo n'irungu rikanyica wowe ufite akarabure nk'aka mu rugo nta kibazo kandi bukanagufasha gusinzira kakagufasha gusinzira ukaba warya neza yewe kanakurinda stress kuko buryo iyo umuntu ari mu rugo aba ashaka kuruhuka umuntu ntanatekereza ibintu byinshi cyane ibi bitandukanye n'ikabari rwose ikabari zo buriya zo nabonye ibibi byazo byinshi ariko narazitambagiye narazigenze barazigiye ahubwo wazibayemo ntabwo wazitambagiye gusa nazibayemo ariko ntabwo twajyaga tubona nka bene bene akangaka ntabwo kaboneka hari nakaba ntakabaga gahari ariko naratugendagamo igitondo ikigoroba ijoro yewe nari ngiye gusaza nabi wari utugiye kandi tukigukeneye kabisa kubona inama yagiye umpa nyine nazo n'abantu bagenda bambwira ko bitari byiza ntabwo nagiye mbyubahiriza kandi nagiye mbona nyine ko byari bikenewe uri no gusaza kandi ikindi bambwira ko buriya n'inzoga nyinshi ngo zituma umuntu asaza vuba vuba zihita zikwihutishiriza urupfu ahubwo nibyo ugapfa ukazana iminkanyari ugahora urwaye nk'uko umaze kugira imyaka 72 abantu bajya bambona ntabwo bakagera ngo mfite 150 iyi nzoga ni mbi cyane ni ikibazo kabisa ariko muri no kuziganya ariko nabwo abasaza nabwo ntabwo banze twazireka da oya nyine nta muntu ugira icyo akunda ariko nanone nta mpamvu none si yo uhaze ntureke ibiryo cyane n'akayoga rero byajya bigenda ariko gake cyane rimwe urinze ku byo kurya uba wakeneye kujya kwirebera umupira nawe uyikunda yewe ukikunda simbizi kamwe tubiri ntabwo ari ngombwa ngo unywe zirenze hari igihe urubyiruko runywa inzoga rutewe n'ubuzima rwakuriyemo hari igihe umwana rwose avuka akavukira nko mu rugo rukennye akavukira ahantu mu bana benshi ku buryo nawe kwiyitaho cyangwa se umubyeyi we kubitaho bigoranye cyane noneho kwa kujya mu muhanda ashakisha yenda hari n'ubwo biba ngombwa ko bamwe barara no mu biraro urumva rero yarayemo atasinze se ubu yakura ibitotsi niyo mpamvu urubyiruko nasanze rukunda ibintu by'ibisindisha cyane ijitse nyine urubyiruko niyo rubitekereza gutyo bavuga ati ninjya gufata inzoga nyinshi nkanywa inzoga zivangavanze ibibazo yasize iwabo mu rugo y'amakimbirane ibyo byose cyangwa bwa bukene cyangwa bwa bushomeri
ibyo byose ngo arababyiyibagije ariko burya ahubwo niho bikomera so umva iyo ngiyo atari ingaruka iba ku bana bitewe n'ababyeyi niyo mpamvu buriya nyine dushishikariza ababyeyi kubana neza kuboneza urubyaro ntibabyara abana benshi badashoboye kurera ariko nako urubyiruko narwo tukarubwira ko niba yavukiye muri uwo muryango umeze gutyo igisubizo ntabwo ari uko yakishora muri ibyo bintu by'ibiyobyabwenge inzoga nyinshi n'izindi ngeso mbi kugira ngo abigabanye ahubwo aba agomba kuvuga ati niba naravukiye mu muryango umeze gutya ubwo reka mpore cyane ngewe ahubwo nzashobore kwivana mwa bino bibazo naho gutya aragenda akabyiyahurira agahinda ntabwo kajya katuma umuntu akora ibyo yatekereje tare twari tuyavuze tugomba kuyavuga rega imfura ingana na se sinjya numva ariko bavuga se njye kabisa se mukazana wanjye waba yagiye ko mba ndahari dusubire nyine kutatubwiye mba ntambuka nuko nyine mba numva hari byinshi mba nkeneye kukuganiriza ariko nkuko nari gutambuka njya hariya hirya ndavuga ati ariko reka ndebe ko uhari wenda numve hari igihe nyine no kwigunga mbura n'uwambwira ikibazo abana mugane no kuba uri mu rugo wenyine ariko rero ndavuga ati ese buriya wakwegera buriya reka nuko ntabikubwiye ariko nabyo nabibona ubundi guhinduka ndahindutse narahindutse ariko urabizi ubushize twabiganiriyeho ariko nagerega mu mbwirire barumuna bawe nyine barumuna bawe bansabira imbabazi banabira byose nivura gusa bone byinshi bibi cyane ari maze ku biciro ry'imigani muri no quartier naho ntuye nta n'umuntu ukingirira icyizere abantu bose bambona namwe bakagenda bavuga ati dore so yarandavuye ariko umva abana bo baracyabifata gutya ariko nagerega mu mfashe ubansabira imbabazi nyine ubabwire ko nahindutse ubanze no kubyemera ariko ubabwire ko nahindutse kandi nahindutse reka rero mugire inama papa ni ukuvuga ngo nibyo kuko ikintu wari uvuze cyo bagufasha barumuna banjye kugira ngo bakumve ku mbabazi nibyo ariko ntabwo nibyo uzabanza kubibabwira ko nshobora kubibabwira bakimajinamo ko ariko akundi nyine umwana mukuru aba ashaka kwereka abana uburyo bakubaha se ariko wowe nushaka uzaduteranye njyewe uzahamagare ubahamagare ubitubwirire hamwe nanjye mbite mbagufasha naho gutyo ngeyeho nk'abakubwirira ntabwo banyumva nanjye navuga ati se kuki yamutumye kandi duhorana ibyo nzabikora ariko umunsi mwagiye muhura ujya umera nyine nk'ugakomojeho ukuntu ku buryo kinini nabateranya bazabyumva urumva bari barumuna bawe iyo tuganiriye nyine ntabwo bakinyumva bahita bantera hejuru ntibanategereze ko ndangiza ijambo nyine urumva bamaze kukubahuka bitewe n'imyitwarire mibi haramuga n'iki nicyo gihe cyo guhinduka kugira usaze neza Karame. Wazindutse umeze ute akundi hangane kananjye ariko ngufashe nawe ndakubika ese warangije gutoza bwakeye neza ariko naryamiriye naraye naniwe cyane kubera gukererwa ndi kureba ibintu by'imipira mbega ntabwo nari meze neza imipira nawe yagutwaye imipira yatwaye cyangwa benshi bakunda kureba umupira rero uriya agapira ni keza umupira ni mwiza cyane amakuru se sha umuti sha ababyeyi bashobora kuba barahindutse pe barahindutse gute umva ngo sinjye ni njyewe utajya wemera ariko banza noneho barahindutse bariya bacu se na papa yansabye imbabazi we cyane rwose ambwira ndetse ko akeneye rwose guhinduka akaba umuntu mwiza mbega akaba intangarugero yakubwiye ngo iki se urumva nawe si ibyo biraho se nka bya bindi mama wajyaze ambwira ngo bana banjye ngo twarahindutse ntituzongera kugira imyitwarire mibi tugiye kuba intangarugero
ariko sheri reka nkubwire bari abantu bashobora kuba bafite gahunda nukuri pe afite gahunda sheri uri gushaka iki oya mba ndi kugufasha imirimo humura nagize ngo hari icyo wabuze oya ntacyo bangira ngo ngufashe bangira ngo ngufashe guhanagura rega uriya nawe wagakoze kakambanye kenshi sheri umva se nukuri bari ababyeyi bacu bashobora kuba bafite gahunda pe ariko muta abantu bahora mu mayoga abantu mu gitondo uzinduka ugasanga umukecuru akunuka inzoga wagira ngo ni umuvure bamwegeyemo udahinduka aha nukuri ngero si uko nabifashe nafashe ko hari yenda bashobora kuba banasinze